naho ndi byo kuvuga ngo ariko ngiye abasireye queen barananyica rero karungizwe kabo tubanze tuvuge ko bijyanye n'abasireye queen Ngiye kubakoma kamanze mbakomeho gatoya slay queens mwanze mu nyuvu sibyo ugiye kubona umubonye umusireye queen bujyo n'inzara bakunda gutesa urwara usanga urwara rwerungana uko gutoki kwanje sibyo zose burya ari umusireye queen umuhura nko muri hotel cyangwa se ku muhanda ukona yambaye neza ari umukobwa uteye neza umukobwa mwiza cyane ufite inzara ndende mwiza cyane kabisa uri smart iyo umurebye guti tumukekera ibintu byinshi kaguti shahi mwana wabo nabakire kabisa uti papa wasanga minister ama wasanga doctor hano kuri CHK wahajya kumusura akavumo kaba karabishe rero akavumo karabishe pereka mbavugeho nimushake muzamvugeho kamabwiza ukuri stay queen ngewe ari umusitay queen nigeze kubona twagiye kumusura iwawe ntabwo ngiye kumuvuga izina gusa nawe arizi kandi arazwi muvuge bavuga ngo za Miss Rwanda tujye kuzashyiraho n'aba Mr Rwanda urumva ko ari abakobwa ni beza ari abahungu ni beza tujye kuza dukora mix habeho Mrs Rwanda noneho indi part tujye dukora Mr Rwanda uko byose ni kimwe abanyarwanda turatwika wallahi noneho ngo urahatwitse ko hatwitse nakuri tatwika ikiri igihugu cyanjye tubahaye ikaze kuri The Flame 24 TV njyewe ni Victor ndi kumwe n'umutumirwa uyu munsi nawe araza gutangira bibwira ikiganiro ni The Lightness umunsi ku munsi muzi ko tuganiriza abantu bagize icyo bageraho bakagira aho bava bakajya naho bagera umunsi ndi kumwe n'umumodo n'umucuruzi n'umuririmbyi nimba muhimbira aze kuza kunyomoza tubanza no kubiseguraho kubera igihe cya kimaze tutabagezaho ibiganiro ako uyu munsi noneho twongeye twagarutse twongeye kubaha bya bintu byiza mukunda mwishimira uyu mwanya rero ndi kumwe na Jay araza gutangira yibwira mu mazina ye yombi hanyuma tuze gukomeza n'ikiganiro muri rusange mbibutsa gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byacu uko bukeye nuko bwije 5 kuri 5 Jay amakuru yawe amakuru ni meza kabisa urebye nta kibazo none gahoro ni COVID-19 nyine byabaye danje Jay hari abatakumenyereye muri uru rugendo rw'abamodo ari kubona look ya ko icyo yahisemo kuza ameze gutyo uyu munsi impamvu nahisemo kuza ameze uko uyu munsi njya nkunda ikintu cya classic ubuzima bwanjye bwose ko nago najya gupfumurisha amatwi ngo nshyiraho ibintu by'icyatsi nk'ibi ngibi njya nshyireho nk'ipano ya deshire icyo ibindi banyekera ibindi bintu rero nge style niyo ngunda mu buzima bwanjye impamvu naje nambaye uko uyu munsi hari imbeho nyinshi cyane imvura yarakamizize hari imbeho nyinshi cyane rero no munsi niyemeje kuza niyambariye umupira gutya ugera mu ijosi kugira ngo imbeho itaza kunyica n'ipantaro ndende urebye ni style isanzwe n'izindi zose Jay ngiye bwa mbere nkubona nyine ntago nemenyereye abantu bakunda kuba basutse gutya b'abahungu amaherena ruku nk'iyawe aravuga ati ariko se tabahungu bameze nk'abakobwa tubone abatubeshya na ya mico mibi yadutse ariko nanone burya abantu benshi bakunda gukeka nk'ibyo bintu kwabo tubonye tumeze uku bagakeka ko wenda tukora ibintu buri outside nyine bitari in gusa kuba napfumuye iherena kuba nasino nk'ibi ngibi ntabwo bivuze yuko ndi ibyo muri gukeka ahubwo ni bino bintu byanyinziriza rero jewe aya ni amafaranga barimo ndinziza nta mpamvu yo kutabishyiraho kuko buri muntu agira business yiwe kandi abazi ukayi budgeting abazi ukuntu ari buze kuyibalancinga no kurameze ko profit cyangwa lose rero ngiyewe bino bintu birangiza uko ngiye nkora fashion ndo mu modo nka umu designer na makeup rero bino bintu birangiza cyane niko ndumva nakuri nayo sana gusa nyine abantu banyekera ibindi bintu mureke ntago ari kubimeze ntago ari kabisa uyu munsi amarinete wambaye yitwa gute bro aya marinete ona ko harimo no za golden
kamune ne starting black rero ariko arasanzwe mane so nkubwiye ngo ameze gute iyi ni golden nyine nawe urimo urayibona ayambaye ko yako cakujyanisha ariko gusa yangaya nayizuba ana mu zuba nyine atuma izo ritakora contraction yo kwita ari kwijana nacyo nako mfite nayasobanura. Jay, tugaruke kuri ku isaha yawe ku mpeta wambaye, impeta kuri we zishatse kuvuga iki? Impeta kuri njyewe mbona designer yanjye, impeta nazikunda cyane, ni designer mba nishakira, mba numva ko nimba nambaye umwambaro nambaye impeta mba numva ko nago mba nyine najyanishije. Nimba nambaye iyi pantaro iyi tisi urabona ko iri mu bwoko bwa silver, iyi ni silver, nayo kuba nambaye no pantaro ya silver, nambaye n'amanuza isa ya silver, nambaye impeta za silver n'amayina mu silver avanzemo na golden, kwako n'ubundi buri kintu nyine kirajyanye n'ikintu, pantaro ya silver, amayina ya silver, impeta ya golden, iherena ya golden n'akanuza ka golden, no kujyanisha ni style mwisanzo nyine biraho. Jay, tingora kabije ngo ndakabize. Tugaruke kuri look yawe, ishati wambaye n'iki byose, ishenete ndi kubona ukunda silver. Silver kuri we ishatse kuvuga iki muri kariyeri yawe yo kumodalinga? Silver ni ikintu nkunda cyane, ko silver niyo yaba ari pirate cyangwa se ari original ntabwo apfa kubimenya. Silver ni ikintu kitapfa kusaza, silver ni ikintu kitapfa gukoboka ne wagira ute, nyine nge ndayikunda cyane uburyo iteye, ukuntu ikora umuntu smart, mbona ikintu cyane silver. Mbibutsa ko ikiganiro ni The Lightness, mukomeza gukurikirana kuri The Frame 24 TV, mbibutsa gukora subscribe. Umutumirwa ni Jay. Hari abantu wenda nabariza nk'ibibazo kubera ko umuntu akubona gutya niyo look yawe, sibyo? Hari ikintu wenda ashobora gutekereza akavuga ati se modeling si by'abahungu bipfusha ubusa, si by'aba abantu gusa bashaka gusa kwamamara ngo barangiza bakimanukira bagasaza Afrika bagasaza Afrika nta kintu kimwe kibinjiriza. Muri rusange uduciriyamo muri makeya, hari umwana wenda uri kukureba mu kiganiro cyacu arashaka kumera nk'uko nawe umeze, bikamwinjiriza nk'uko atubwiye ati mfite amafaranga kandi turimo turanayabona, nese wambaye isaha nk'iyi ukavuga ngo nta mafaranga ufite. Amafaranga ye turayabona arahari, ariko se iyi kariyeri ubona harimo akantu koko cyangwa ni bya bindi byo kugira ngo twibera abastari gusa? Rero ikintu navuga muri make, fashion, modeling, designer, makeup, harimo amafaranga, ariko amafaranga yabonekaga mu gihe cya nyine corona itaraza, niho yabonekaga amafaranga. Naho muri iki gihe cya corona ntabwo tukwitabira ibitaramo, ubundi amafaranga aboneka hayo hari ibitaramo gusa. Dushyize covid ku ruhande, twashyira ku ruhande tukajya mu bintu byanyabyo, tuvuga uti se fashion irinjiza cyangwa no kujyamo kugira ngo ibe umusitari gusa, wambare neza umenyekane, irinjiza kuko ni business nk'izindi. Tuvanyemo no bubazo buri hanze, fashion irinjiza, fashion irinjiza ijana kurindi. Niba ugiye kuri stage, tuvuge habaye nk'igitaramo kuri hoteli runaka, ukajya kuri stage ya mbere wambaye classic, je stage rimwe abanje kuvugana n'umuntu kwambitse. Rero ikintu ndimo ndavuga ngo fashion ushaka kujya kuri stage mu masaha 2 gusa kabukora 100,000. Oya, wallahi so kubeshya nase ngubeshye. Kandi hari abantu bagera mu office bakicara mu banki, bicakicara kwezi bakishyurwa desa trosa. Man, fashion yenyiza apfa kuba ugiye muyishaka, jya muri fashion uvuga uti ngiye gukora amafaranga, ngiye ku kintu runaka kandi nshyizeho umutima wanjye wose. Ujya muri fashion, ujya ku modeling ushaka kwerekana ngo umusitari, ujya ku modelinga urinja muri ibintu numva bari kuvuga ngo by'upedi biki. Oya, jya muri fashion ni umwuga n'undi wose uzi kikujyanyemo. Nimukabone dupfumuye amatwi gutya, nimukabone dusuka bino bintu mugire ngo twadukurikiye ibindi. Aya ni amafaranga tutimo turakorera. Fashion rero irinjiza cyane ariko yego. Tugaruke ku butinganyi.
ubutinganyi ntawe urakubwira ngaza kubwire ati kwaje twimanukire ntabwo birakubaho kuko ni ikintu cyeze muri ino minsi nahoze numva hari abahungu babivuga ati ubutinganyi abatipe umuntu asigaza akakureba niki akavuga ati umutipe akarongora ukunda akavuga ati ni mwiza ati byacamo nubwo atari ikintu na buri muntu hamutse uri umuntu muzima wenda ushobora kuba washyigikira iki kintu wenda wikoze tuvuge wenda urabona look yawe irajya guhura neza wenda n'iy'abakobwa sibyo ntago bibaho urukwanjye isa nk'iy'abakobwa gute gusa none ntago ari umuntu wa mbere ubimbwiye abantu benshi bakunda kubimbwira ngese buri munsi buri ki uhindura look yawe ibisuko ufite uno munsi ibyo ufite ejo nk'ubwo buno munsi namaze gura nk'abantu bagera muri 4 bambwira ngo mani ngo none wafunze shinya agoti mani ni design yingi nyine mbikora mbishaka gusa ubutinganye byo muri fashion nabo bwaburamo ubutinganye bwaradutse ariko ngenda nawe utinya burya rero ndabitinya kumva ngo umuhungu arambwiye ngo dore ibiki n'ibiki ndabitinya usukuvuga ngo nago ndamubona barabimbwiye benshi cyane barabimbwiye ngibiki bagundi nyine kwa Semongo niko navuga kuko ni uzwi muri ibyo bintu nyine ndabitinya cyane n'abantu bari kunyumva kuri The Flame 24 mu byumve neza ibintu bijyanye n'ubutinganyi ibintu bijyanye n'uburesibian ibintu ngibyo mu bigendere kuri kandi abantu benshi muri music muri filime muri fashion hehe ibyo ni byose birahari bigabanya ibyo bintu ntago ari byiza nyimbagira inama wallahi mubireke muhavi ubusera ngiye hari ikibazo nshobora kwibaza na buri muntu wese ashobora kwibaza sibyo ubu yigiye gutereta nk'inkumi tihahiye koko ati ndagukunda agasanga muhuje wenda tuvuge ibisuko birakorohera cyangwa nazo ziri mu mbogamizi uhura nazo iyo ugiye gutereta uvuza ako kantu tanebwa kandi navugishije umukobwa abarambwiye namubwiye ngo nasukuye abarambwiye gase umugore azajya muri salo n'umugabo agiye muri salo agiye guteresha inzara ngo agiye koresha imisatsi ngo ibintu bibaho ntabwo nyine biragoye akantu waruvuze yako kujya guteta umukobwa ngo duze ibisuko avuye icyo nta gisubizo gifitiye nyine ko ari ukumutereta nyine nimba yanze kanga n'ubundi ishaho ko abariro ku yacu twabigenza gute ariko yakubwiye ukuri anyambwije ukuri pe birumvikana cyane ariko nyine hari abakobwa benshi babyishimira abakobwa baratandukanye hari umukobwa ushaka gushyira ibi hari umukobwa ushaka ngo bafite ibisuko nk'ibyanjye yapfuma amahena ku mazuru ku mikondo ku mazu hose hari abakobwa babyishimira hari n'abandi babyanga ijana ku rindi ariko ngiye abakobwa amaze guhura nabo mu bihugu bitandukanye barabikunda pe barabikunda cyane dukomoje yuko ushobora kujya gutereta umukobwa ugasanga muhuje ibisuko cyangwa se muhuje look ugasanga wenda bishobora kuba imbogamizi y'uko ushobora kujya gutereta bakaba byavamo bya bindi tujya twita ngo ni indobo bakayikurasa reka tugaruke wenda kuri kariyeri yawe muri rusange ubona bino bintu muri rusange haba ku bwawe haba kuri family yawe babyakiriye gute tugarutse ku kantu ka mbere waruvuze ko guterana indobo ngo umukobwa araza gutera indobo ntibirambaho sinemere ko ntibirambaho nubwo mbikekera ko bizaba ngewe rero ndakareka sigo n'uwo mukobwa waza kuntera indobo ngewe warabastajije none hose ncaho ndi ku muhanda gusa si ukwiyemera si ukuvuga iki gusa si bizambeho ndanabishimira Imana ko bitarambaho bitewe imyitwarire yanjye benshi bazi imyitwarire yanjye abandi bamwe uko bamfata kandi bamfata n'ibindeba ngende ndeba indamido niho ndeba gusa mbanze icyo ikirimo mbaze n'ikiri hanze nakazi nk'akandi njye mani mbonde ikura amafaranga sibyo mbo tugarutse kuri kiriya kintu waruvuze ngo ababyeyi banjye giki ababyeyi banjye
nta kintu bibatwaye. Gusa njya kubitangira bino bintu byaranje birangora cyane, birabagora nabo nyine kugira ngo mvuga uti ngiye gupfumura ahangaha ndi mu kigo. Nari mfite ubwoba bya danje, mfite ubwoba cyane, ariko avuga uti se ndahera njya kubwira papa ngo ngiye gupfumura ugutwi. Ndahera njya kubwira papa uti ngiye gushyisha imitsi nk'ingiye. Gusa nyine baje kubyakira, baje kubyumva kuko natangiye fashion kera cyane. Tangiye fashion ndi muri primary ya kabiri niga Uganda. Nuho natangiriye fashion igenda izamuka gahoro gahoro. Ngora amastage ahantu hatandukanye muri Burundi, Sudani, Tanzania, ahantu nk'aho ngaho. Fashion igenda izamuka gahoro. Ako byose nayifashijwemo n'umuntu umwe ndamushimira niba biri. Gusa umuntu amaze kumfasha ibintu bya fashion no bita Black Girl niyo ryari izina ryewe ry'ubufashion. Ni umugande kazi ujyangwe nubwo akiri muri Afrika yaragiye ngubu. Ndame babanje kuyimfashamo, ntabwo nzi ngo bagenda gute, nzi ngo ifotoza gute. Gusa ndamushimira cyane, I appreciate kabisa. Nonde mushimira ni musiki wanjye, yamfasha ibintu byinshi kidashoboka yaragishoboye. Ndamushimira pe. Bari byo ari ikintu ndakumva mu fashion. Kumva ngo ufite izina ababyeyi bakwise, sibyo? Hanyuma ukumva nanone hari irindi zina wise wenda muri fashion. Wenda ntitwatangiye twibwira amazina yawe nyakuri, wenda abakurikiye The Film 24 TV nari kuza kukigarukaho muri aka kanya. Amazina yawe ubundi witwa nde? Amazina yanjye nyayo nitwa, mfite amazina menshi cyane. Ay'ababyeyi ni Bisi Pacifique. Ay'ibihugu ni ay'abakobwa, ay'abahungu, ayandi nitwa Asimwe Isaac. Iryo ni izina ryanjye mu bintu bijyanye n'amashuri, kuko n'Ibisi Pacifique ni izina nyarwanda. Rero ntabwo wajya kubwira umugande ngo nitwa Bisi Pacifique ngo abashe kuryumva. So nahise mvuga uti reka nitwe Asimwe Isaac. Gusa naryo ni izina ryanjye. Mu Rwanda ni Pacifique, ariko gusa iyo ngiye hanze y'umupaka izina rirahinduka n'ururimi rukahinduka. Tanya muri Isaac ngatanya no mu Kigandero, urumva. Mu bintu bijyanye na fashion. Rero fashion ni J Model. Niryo zina ryanjye kuri social media zose. It's my name. Njya mbyumva ku bakongomani ugasanga nko muri Kongo wenda yitwa Isaac, yagera mu Rwanda akitwa wenda François. None se ngiye mbwira uri umunyarwanda. Umunyarwanda njye wangu nuko nakuriye muri Uganda, niho nigiye no narangirije ibwana nakuye nkiri umwana muto cyane. Gusa naje kuza mu Rwanda, niho navukiye, mu Rwanda niho navukiye n'icyo gihugu cyanjye. Neso subunama akoreka buretse naba ndi umugande nkaba ndi mwiza bigeze ahangaha. Reka rano byabaye. Abanyarwanda twese turi beza, nta muganda usuko ngo nta muganda ufite inzobe nk'ingi, nta muganda ora ku cyagwe nk'iki ngiki. Mbwira uvuze ngo iki nguri mwiza. Simuze ngo ndi mwiza, ngo ndavuze ati nta munyarwanda mubaho. Nta munyarwanda mubaho pe. Reka. Abagande niba byumva bariyahura. Barabyumva se bazi Ikinyarwanda, nta Kinyarwanda bazi. Tukiremo none. Nuko bimeze wallahi. Reka tugaruke kuri kariyeri yawe muri rusange. Umaze kwitabira stage zingahe kuva watangira kariyeri yawe? Stage maze kwitabira sunazibara. Koze stage Uganda, nkora stage mu Tanzania. Uganda hari stage twakuze y'aba Blackers, aho mvuze Blackers. Nuvuga ngo iba ari level yindi, hari level iri hasi na level iri hejuru. Gusa hari level bafata bakajyana mu kindi gihugu. Icyo gihugu rero kigira stages eshatu. Ayo street classic na American. Iyo stage rero ziri nakoze stage zigera nzivuze zose muri rusange no mu Rwanda. Nakoze stage zigera nko muri 34 niko navuga. Kuko ni stages nyinshi, ni stage nyinshi kabisa. Stage yagushimishije wayikoreye mu cyo gihugu byari byagenze gute?
yemba ndi kwibaza biriya bintu ubundi uburyohe bwabyo ni ibihe kuko hariho abantu wenda babona fashion sibyo ukuntu muba mugenda wikaraga ariko uburyohe bwa biriya bintu ni ubuhe kuko tubona ko umuntu wabigiyemo ntabwo ajya apfa kubivamo hanyuma rero iyo umuntu yagiye mu kintu wenda akaba atabasha kukivamo hari uburyohe buba buhari wenda dusangize nko kuri ubwo buryohe urumva ko ufite experience nini mu bigendanye n'amastage agiye atandukanye wagiye ukora haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ariko dusangize kuri ubwo buryohe. Buriya nta kintu kiryoha nka fashion, nta kintu kiryoha nko kuba uri kuri stage wahindukira gutya ukabona bari kukureba, wahindukira gutya ukabona kamera ziri kukureba uvuga uti gukora ifaranga, kandi noneho niba urangije stage ya mbere ubuhawe icyo bita promoted, ubuhawe promoted yo kuvuga uti ngiye mu kindi gihugu, bakumenya transport, bakumenyera buri kimwe cyose. Nta kintu kiryoha nka fashion mon cher, nta kintu kiryoha nka fashion kabisa. Stage yanyoheye ni stage twakoze Dar es Salaam. Ndebuka stage twakoze twari yari competition, last competition ko turimo turakora. Nano ndibuka abantu ko turimo turakompeta nabo, hari umukobwa wagiye kuri stage agezemo hagati, hari kanzo yambaye noneho hari ukuntu bayifata gucya inyuma bakabetama akantu kameze nako gufashwa n'akatari cyane kugira ngo igende yikurura hasi mu buryo bw'u design nyine. So ko turimo turakompeta nabo, none umukobwa ageze kwinuza kuri stage mo hagati nda middle, ikanzo ibira cya kintu kinyuma cyo kivuye kiguye hasi, abona kugifata ngagiye gakomeza agenda imbere aho garakireka hasi. Urumva we muri mind ze nko mu modo yahise akoresha ubundi buryo, yahuse ntago nasembera stage yakiretse hasi akomeza imbere ari serious kabisa. Agarutse gucya abarizengukira yo namagucya baragitoye gucya itari gipika gifite ukuntu katongera katagenda, kantu karansekeje umukobwa nanone cyamwibuka ewana. Rero ibintu bijyanye na fashion, bijyanye no mu modo shamwe abantu biraryoha nyine, abantu babizobereyemo birabaryohera pe. Kandi ahantu kikuryohera ni ahantu wumva ko kikurimo. Ikintu kitakurimo icyo ugiyemo n'ikikubemo ntago cyakuryohera n'ibintu bitabaho. Hari abayizamo baba bagitangira akavuga uti reka swi ntago nabishobora, ariko umuntu wizi fashion, umuntu uzi icyo agiyemo yamuryohera sana kabisa. Yamuryohera. Ubona abanyarwanda bamaze kubyakira gute fashion? Kuko fashion ntabwo ari umuco w'abanyarwanda, ntabwo ari umuco twahoranye kera, ni umuco twagiye dukura mu ruzunguzungu tukumva ni ibintu biryoshye, tukabona barikaraga tukumva turabikunze, ariko ubona abanyarwanda muri rusange bamaze kubyakira gute? Ubwo fashion y'abanyarwanda igeze kure cyane, igeze kure niko navuga, kubera ko wajya kumva ngo nko muri Tanzania habaye ibintu nk'ibi bya fashion, ukajya kumva ngo muri za Sudani, ariko ikintu cyabo ntago cyari hejuru cyane kigiye na fashion. Ariko igihe byagera hano mu Rwanda, abanyarwanda babyumvishije vuba. Abanyarwanda bafite abakobwa barebare, bafite abahungu barebare, bafite abakobwa beza, bafite abahungu ahubwo u Rwanda ruri kuri fashion. Uko umunyarwanda wajyanze ibintu bijyanye na modo nagagaruka ntago yakugarukira. Fashion ku banyarwanda rero ni iterambere yarajije n'ahantu izajya. Ahubwo ni ibintu bavuga ngo za Miss Rwanda tujye kuzashyiraho na ba Mr Rwanda. Urumva ko ari abakobwa ni beza, ari abahungu ni beza, tujye kuza dukora mix. Habeho Mrs Rwanda, noneho indi part tujye dukora Mr Rwanda. Uko byose ni kimwe, abanyarwanda turatwika wallahi. Noneho ngo urahatwitse ko hatwitse, nakura tatwika ikiri igihugu cyanjye. Sari ikindi uzi ko muri Afrika yose cyangwa uzi muri East Africa za Uganda, Tanzania, za Burundi, ngizo u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere. Si muri East Africa gusa, all Africa, muri Africa yose Nyarwanda tuza ku mwanya wa mbere, bwaba mu bwiza, bwaba mu kwambara, kwaba muri kwaba ntago navuga ibintu byinshi, ibyo navuze ni ibyo, bindi ni byinshi cyane. Birakurenze, birandenze cyane bakuru. Hari abavuga ko ari uburara. Niye wenda urabona modo ni kariyeri iri kuzamuka muri bino bihe, muri no vision, sibyo?
ariko hari abavuga ko ari uburara, ugasanga nimba wowe wikundira ibintu umuntu agiye kubikubuza, umuntu agiye kubwira ko ari uburara, umuntu agiye kubwira ko batari byiza utazabibonamo imigisha nyine byo kuguca intege, ariko wowe kugeza uyu munsi uracyahatana, uracyashyizeho imbaraga zo kugira ngo ibi bintu bizamure, abanyarwanda bakumenye, abanyarwanda babimenye muri rusange. Abavuga ko ari uburara ni nk'ikihe kintu wababwira, ni nk'ihe nama wabagira kugira ngo nabo bumve ko ibi bintu atari uburara ahubwo babashe nabo kubatera ingabo mu bitugu, babashe kubaha wa mwanya, babashe kubaha navuga ko ni imikino nk'iyindi, ni kuruhuka nk'ukundi, ariko iyo mudahawe umwanya, iyo mutagize ntuza public ibashyigikiye, sibyo, namwe wenda hari ukuntu bibadesovaho ukuntu ugatangira kumva ko ugiye gutangira gucika intege. Ni nk'icyo kintu wababwira? Try and fail, sibyo. Mbere yuko uvuga ikintu banza ukigerageze. Ese icyo nimba uravuga uri sure yuko ari uburara, uri sure yuko nta kintu cyakwinjiza, gerageza icyo kintu niwumva kitavamo ukivemo. Ariko ni nk'uko uzinduka ukakaraba ukambara ukajya ku kazi, ni nk'uko umuhungu nawe azinduka ahawe ikiraka agiye ku kazi ko gukora stage, arishyuwe aratashye, nta kindi. Tuvuze bano bahanzi ba Bruce Melody, tuvuze ibintu bijyanye na music, niko navuga about musicians, sibyo. So ibintu bijyanye na rero na fashion buri muri group ya music. Iyo uvuze ngo fashion n'uburara na music, n'abaririmbyi nabo n'abarara, n'abakinnyi ba filime n'abarara, baktel, sibyo. Fashion mana yanjye mugerageze kubyumva, ntago ari uburara. Gerageza basi kigerageze uvuge ngo ni uburare kuba kigerageje, kandi ntabwo nukigerageza uzabona impinduka yacyo. Uko fashion, gukora fashion ni ukurura mu bwonko, urumva urimo urura mu bwonko, ni akazi kenshi ukora, no gukora umwenda wambara ujya stage ukishyurwa ugataha. Ariko impamvu bavuga ngo ni uburara nuko babona yuko ngo dupfumura amatwi, ngo twisukishe nk'ibi ngibi bikavamo tubaye abapede, bikavamo tubaye noneho ngo kare tegwa n'imyumvire y'umuntu, tegwa n'imyumvire y'umuntu. Rero iyo numvise ngo ni uburara, nyine mbishyira ku ruhande, nkamenya ibyanjye, nkavuga uti icyanjye muri fashion ni gukora amafaranga, icyanjye muri fashion ni ukubaka izina, amafaranga njye ari ku ruhande, ngateza imbere yanjye umuryango wanjye, sibyo, ngateza imbere izina ryanjye, ngateza imbere igihugu cyanjye. Kuko nimba tuvuye mu Rwanda bagahitamo nkanjye nkajya kwitabira East Africa, jye namagara igihugu cyanjye, sibyo. Nimba bamisemo ngiye hanze, jye namagara igihugu cyanjye. U Rwanda muri munda ruhishema, muri munda ruhishema igihugu cyanjye, sibyo. Fashion ntago ari umwuga w'uburara, fashion mugerageze mu nyumve n'akazi nk'akandi. Basi mugerageze mu failing, ariko mwagerageze, ariko navuga pe ntago ari uburara. Tugaruke ugitangira bwa mbere, ibyo byose ntabwo watangiye ngo uhite uvuka wisange muri fashion. Muri fashion wenda hari uko byaje nyuma, hari ibyo wagiye ugerageza biranga, ariko wenda uza kugwa kuri fashion birakunda, urakomeza kugeza na n'uyu munsi. Wagerageje ibihe bintu? Kuko ikiganiro ni the lightness, no kugira ngo dushishikarize abantu gukora, bakura amaboko mu mifuka, tubamurikire, sibyo. Nubwo wenda uhagaze ahangaha, hari abatari abafana bawe, hari n'abafana bawe muri rusange, ariko abafana bawe ikintu ushobora kuvuga gishobora kugenda kikabakora ku mutima, bishobora kugenda kigahindura intekerezo zabo muri rusange. Niyo ntego ubundi ikiganiro The Lightness. Mbibutsa televiziyo ni The Frame 24 TV, njyewe kibagezaho umunsi ku munsi ikiganiro ni Victor. Mbibutsa gukora subscribe nimba ukunze ibiganiro byacu kugira ngo ujye ubasha kubibona gatanu kuri gatanu, n'inkuru zacu tugenda ducishaho nizikagucika. Jay, hari ikintu ushobora kubwira abafana bawe nk'inama y'umunsi, ikintu cyagufashije aho wahereye naho ugeze uyu munsi? Nigitangira ibintu bya fashion byanjye byarabanje birangora cyane, ariko cyane umve ngo nahize supporters ndazibura. Hari ukuntu uri kuri level noya wabona mugenzi wawe level ariho kumva birakubabaje,
ndavuga uti se ni gute ngena taba nkuriya reba ahantu hose ari kujya ngenda cyarahangaha naki ku buryo hari igihe cyageraga ukavuga uti twabaga turi mu rugo twagiye twumva uti mubanguke dufite stage iyi n'iyi kuri iyi hoteli kuri iki kigo tukiruka noneho hari igihe wageragayo ugasanga watinze ukabona abandi barangije kwambika imyenda yashize umwenda wagiye stage bawubonye kandi ntabwo ufite kuwusubizamo ukabura umwenda wo kwambara kandi kuba ufite level noya ukavuga uti ntago iyi level ntago iyi stage ndibuze kuyicikwa ntago nabura ku stage n'abazungu bari cyangwa se n'abirabura bari mu gutandukanye ufite kurya ino foto tu kandi nta mwenda ufite ugasubira mu rugo ugatega moto ukagenda ugahiga ikoboyi wafata ugayishwanyaguza n'urwembe ugahimba aka design kawe ugahita uyirukanka wacu kuguru kumwe ukundi kakureka nibaye design yawe kugira nabone umwenda wo kwambara ugiye stage basari ibintu byatubayeho cyane kujya twarogana turasa zo gutega moto tukiruka n'amaguru tukajya gukora stage twihimba imyenda yacu kubona twambaye amashara abandi bambaye imyenda isobanutse byaje gucamo ariko byaje gucamo nta mpamvu yo kudacamo uko wamubona uko siko wamvuga kera uko nari imeze ubwo nibaze mbaremere bavane ibindi hirya wenda tugana no ku musozo w'ikiganiro Jay ntabwo wabaye umuyede Jay yabaye umuyede urabona intoki zanjye ariko izi ntoki ubona zarakoze koko ku makara nyokera kuri gaze ndyama ku gitanda gisobanutse ubwo byaje gucamo ukamakanya urumva byaje gucamo urumva kubyo kuvuga ngo nabaye umuyede reka shwi ntago naba umuyede ngewe ariko burya dusubiye inyuma ho gato niyo nafite imodoka niyo ndi umukire bingana ute ubuzima bugera bukanga rimwe na rimwe bitewe n'uburyo bwitwayemo ntukumve ngo hari umuntu ukora ikiyede umusuzugure ntukumve ngo hari umufundi cyangwa se hari umukozi wo mu rugo we wagezeyo nubwo mvuze uti nagezeho muze mbaremere it's fun sibyo muri mukashyira mu kafani gake gake gusa tuba twibukana bari inyuma yacu natwe naho turagera turacyari hasi cyane ntabwo dufite kwemera kuri wa muyede kuko tugendera kuri moto ntabwo dufite kwemera kuri wa mukozi kuko tubakoresha ni abantu nkatwe bafite umutima nk'uwacu nshaka kuba mfite bino bintu ejo simba mbifite niyo mpamvu mu cyongereza baravuga ngo I can't promise you today when I don't know tomorrow sibyo ntabwo nakwizeza no musi yose nguhe buri kimwe mfite nazi ejo uko bimeze rero ushaka kuba umusuzwa ko ari umukozi wowe ufite imodoka ejo ukabona n'uri muri gukoresha nk'umukozi iki kintu ndacyubaha cyane ndacyari umwana ndacyari muto cyane ariko nge nubaha ikintu icyo ari cyo cyose kandi akazi kayo kose nagakora fashion byanze none nageze nkumva biranze akazi nabwo mu nagakora pfa kakayinjiza niyo kari gukura umuhanda nushaka kumva nushaka uri umusirey king urumva nushaka uri umusirey queen I don't care akazi kose nagakora pfa kuba ari amafaranga yinjiriza nawe ndi byo kuvuga ngo ariko ngiye abasirey queen barananyica rero karungizwe kabo tubanze tuvuge ko bijyanye n'abasirey queen ngiye kubakoma manze mbakomeho gatoya slay queens manze mu nyumva sibyo ugiye kubona umubonye umusirey queen bujyo n'inzara bakunda gutesa usanga urwara rwerungana uko gutoki kwanje sibyo zose burya ari umusirey queen umuhura nko muri hotel cyangwa se muri ku muhanda ukona yambaye neza ari umukobwa uteye neza umukobwa mwiza cyane ufite inzara ndende mwiza cyane kabisa uri smart iyo umurebye guti tumukekera ibintu byinshi kaguti hayi mwana wabo nabakire kabisa tiwa po wasanga minister amasanga doctor hano kuri CHK wahajya kumusura akavumo kaba karabishe rero akavumo karabishe pereka mbavugeho nimushake muzamvugeho kamabwiza ukuri slay queen ngewe ari umusirey queen nigeze kubona twagiye kumusura iwawe ntabwo ngiye kumuvuga izina gusa nawe arizi kandi arazwi muvuge yanyica noneho wallahi yamiga hose nawe ariyizi kandi mukaya tugiye guhura njye nagiye kumusura ibo yewe yarafite dore urwagwe rungo ruvanga rukagera ahangaha noneho yaraje nagiye kumusura nyemeraho abarambwiye ngo se shere ngo uraryiki oya ngo uranywa iki ntago tinzanira ji konje ngo okay ngo uraryiki se
nahise ngo ati ndashaka ubugari ndashaka n'ibishyimbo disaba ubwo yaragiye yaguye ubugari yagura ibishyimbo na jindi inywera uzi gusonga ubugari kuntu byambereye intambara yarabusonze gusa ntabwo yabuhishije kubera zanzara unazanye ku meza nabwo uti turya ntabwo naryo utari kurya gukoramo gutya ngo afate ku bugari ye baba we yarakoragamo urwara ugaheramo ukazamura cya gitoki cyo gisanzwe kashaba sigaye kwino baranyica wala mwagiye kandikira aho ngaho mujye mureka ibintu byanyu muvane ibintu by'inuza byo kwiremera ibintu byanyu kandi atari ibyanyu nimba napfumuye ugutwi ntago ndi slay king ubwo nibyo nkunze uzazoye napfumuye izo cyangwa napfumuye ururimi uzapfumura ururimi ngo bikumarire iki ose urajya ku ndimi zawe ngo upfumuye ngo ugiye ku mikondo urapfumuye ngo ku mana yanjye ngo wambaye bwa buntu bugera aha ngaha indi kugaragara kandi hari ababikora bitabinjiriza hano bikora bitabinjiriza one fosua reka dukore ibintu biri mu bikorwa nawe reka tujye tubagira inama reka hari abantu bajya gukoranoza ibintu bya interview babaza gukanuka bijyanye n'agaskaga bijyanye bajya kubabaza something about Stray Queens sibyo ukabona bagize ibintu by'isoni batangiye gufeelinga ukabona umwe arafentinze we reka mbavuge nawe uzazaga ngo bite nawe uzazukora iki cyasi navuga n'amazina y'ako terekera nari katubare uko biteje ubu biraza kuza kuvamo koko kamihorera yaza kugutera amabuye sindaza kuba mari Jay nuhe muntu ukwinspira mu Rwanda ndetse no hanze yarwo uvuga ati kabisa uyu muntu arankoma bihagije nanjye ngomba gukora cyane ku buryo ngomba kumugeraho ku rwego agezeho buryo tugitangiye no bintu twifuzaga hari igihe nabonaga n'umumotari yambaye neza kuri moto ari kujya ntabwo dusha n'intambara nkora mu motari nzaba nakomye wana nta muntu uzangezamo ariko siniyemeye sinkoze iki ngiye kuvuga ikintu cyanyacyo njyewe ibintu byaje no kuvuga ngo uyu muntu arankoma ntabwo ibyo byahimba mu mutwe oya ibyo ntabwo byahimba kuvuga ngo uyu muntu ngo yambaye neza tujya mu muhanda mbona umutipe mugenzi wanjye ngo arambaye ngo uti ngo ngura umutipe yambaye neza ngo mbega umutipe mwiza reka shwe oya so kwiyemera je nagaruka ugishokore uko no kwiyemera nubwo stese umuntu yambaye neza no ubibona okay bibaho gusa ko muri kugenda ukamucuti te bro wambaye neza kwikomereza sibyo ariko kuvuga ngo mfite kwa nkura mutipe dufite kwambara nkura mutipe ngo mbega cyangwa ariho we oya reka sibizambe oye bamba nta muntu utambara neza ariko byavuga ngo uyu muntu arangwame byange yakashwe aya wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu mbibutsa televiziyo ni The Frame 24 TV nta kindi kintu usabwa ni ukugenda hari ahantu h'umutuku haba handitse subscribe kuri YouTube channel zose uhitemo The Frame 24 TV kubera ko niyo priorite ni kugezaho ibiganiro mwese mukunda mbibutsa ko ni na studio ikora amafoto meza ku rwego rwiza ruhanitse bibutsa ushobora kujya kuri Instagram yacu uratubona rwose ni The Frame 24 Pixels nkimara kuvuga Instagram ya studio yacu witwa nde kuri Instagram kugira ngo n'abazareba kino kiganiro bagakunda ibitekerezo byawe bazabashe kukuremera nawe bagufollowing follow ziraryoha nukabone tuzisaba gutya agize ngo wazibonye ntago hagaruka umeze gutya hagaruka ufite iyindi rugo hanyuma witwa gute kuri Instagram social media zose ariko J Modo hose byarandi byo kuvuga ngo nuza views ngo followers ngo barandemera ngiki oya uretse ntago turwana kubera aba followers nawe nafite mbafite ariko nkora amafaranga njye ntacyo bimbwiye kabisa Instagram ni J Modo ni Pascal J Modo Twitter same Facebook andika mu J Facebook andika mu J abwiye na status za WhatsApp
ya nizo ngizo niyo mazina yanjye kuri nuza kuri Instagram, kuri Twitter, Facebook. Ikindi kintu nshaka kuvugaho, waba uri umuntu ukunda kwambara neza, waba uri umuntu ukunda kwambara neza, waba uri umuntu ukunda costume, waba uri umuntu ukunda congo, muri make bandi kuvuga ku bantu bajyanye n'abantu bakora muri ofisi, abantu bakunda ifoto, nk'abo ngabo bashaka kuza kwifotoza iwawe ushaka kubafotora, please mungane tutangire ku bakobwa muzimba tutera makeup, twebwe nera makeup, nkaba ndi umu designer, nambika costume, ndambika ukaberwa kabisa, wazo ukavuga uti uyu muntu ntabwo ari mu Rwanda kandi uri mu Rwanda, sibyo? Muze tubambike. Ni hano kuri State Kigali Market, floor ya kabiri, umuryango ni 23B. Kundi bisobanuro cyangwa se ku murongo wa telefone ni 078 41 71 338. Rero dukeneye ushaka ko twambika ukaberwa, tugane pe, murakoze cyane. Mbibutsa ko na Alpha Boutique yabafite imyenda myiza, bakorera muri Chic. Chic ni muri niveau umanutse munsi ya beka, ni niveau ya kabiri munsi ya beka. Umuryango ni B0034. Mbibutsa ko na La Coquette gufite imyenda myiza y'abana, ni umuryango wa mbere muri Chic. La Coquette gufite imyenda myiza y'abana, nimba uri umubyeyi ukaba ufite umwana ukaba ushaka ko aberwa, ndakubwiza ukuri, La Coquette irakwambika wumirwe. Hanyuma dusoza ikiganiro cyacu, mfite ibibazo bitanu nkunda kubaza abatumirwa bacu ba buri munsi. Abakunzi ba Deframe 24 TV bamaze kubimenyera. Ni ibibazo bitanu. Cyambere n'umuco nyarwanda. Sakwe. Soma mu bisurushyira urumi. ibara ry'inka, rega nayo ni umunyarwanda mana. Ayo no Je naringiye guhinyuza kuri umunyarwanda. Njye ni umunyarwanda, njye ndumo akose badom. Hari umuganda usuko nguko. Nta muganda usuko. Sibyo? Rero njye ni umunyarwanda man. Ikibazo cya mbere ni cyo muco nyarwanda, ariko cyo gifite ubundi bibazo bibiri. Kera mu muco nyarwanda hari ukuntu bavugaga, nk'ubu ngubu dufite perezida, ariko iyo umwami yapfaga uko babivugaga. Umwami arapfa? Umwami ntagapfa. Abigenza ate? Araruhuka. Umwami aratanga. Yaratanga, nawe ugiye kure ariko. Nawe ugiye kure kabisa. Nakabije. Akabize. Nakabije. Ikibazo cyane cya kabiri, umunsi wakubereye mubi mu buzima, byagenze gute? Hari habaye iki? Ni iyihe somo wagusigiye mu buzima? Ari umunsi ugeze umbera mubi, gusa wo ntabwo ari ngombwa ko nkuvuga. Uwo munsi ntabwo ari ngombwa ko nkuvuga, reka nkureke. Gusa undi munsi n'ejo bundi kuri Saint Valentin ibintu byambayeho, nagahoma munwa. Saint Valentin ngende nifunga agakote k'umutuku, ngende ngure za ndabo za 2000 z'umutuku, nzifate gutya, njye guhiga umukobwa. Gusa ukuntu byarangiye, imvura inyagiye, indabo ziranyagirwa, mburaho nugama, umukobwa ndamubura, indabo ndazijugunya, nditaye. Iyo navugaga rero ngo abantu biri murimo badukekera ngo ntago katubireke, kaduceceke. Umukobwa ariyumva. Ariko nyuma yaho noneho zicyabaye se, umunsi ukurikira ku wa mbere ijya kubona muri telefone ngo papa baramamagaye ngo uriye ngo tindana, uti ni mu rugo ndiryamiye, ngo izino byambayeho nagara iby'uno munsi. Tugeyeho turahangana, ndagenda. Kwa mbere nawe wambereye umunsi mwiza tu. Narishimye cyane. Ibyabaye ku cyumweru byose bindukamo neza kwa mbere biciye mu guki. Barandemeye. Ikibazo cyane cya gatatu, hari inama y'umunsi yagufashije kubera ko iri hard working. Ntabwo wagera ahantu utari hard working, udakora cyane. Ikiganiro mbibutsa ko ari The Rightness, aho tuganiriza abantu bagiye batandukanye bitewe n'ibikorwa bagiye bageraho, ibyo bagiye bigezaho, kugira ngo wowe ukitinya. Hari umuntu witinya ukunda modo,
sibyo, akitinya akaba akiri mu rugo, ibyo bintu ntabwo ari byo. Gerageza uve mu rugo, ugerageze utinyuke. Iyo utinyutse rimwe ugatinyuka kabiri birakunda, sibyo Jay? Inama yagufashije y'umunsi ni nk'iyihe kugira ngo ubu ugeze ahangaha ugeze? Nabonye supporters benshi. Hari umuntu wigeze kungira inama, aravuga uti ibyo bintu urimo bivemo. Ntabwo ndi kuvuga fashion, hari ibindi bintu nyine ubuzengurukamo ukiri guhigahiga, ariko yaje kungira inama aravuga uti gukora ikintu kimwe ni amafaranga arimo. Utifata iki ngiki ugifatire tayimu yayo, ufate icyo ugifatire tayimu yayo, kandi byose ushyireho umutwe wawe, ushyireho mind yawe, tekereza kabiri. Naje kubikora nza gutekereza kabiri, ikintu naje kugikurikiza koko, ariko abantu kinyejeje cyane kure cyane. Uwo muntu rero nta wundi kamuvuge, nta mpamvu yo kutamuvuga. Imana imufashe, imwongerera imigisha. Ngenda senga, nubwo mutubona gutya turasenga, umva nkubwire, ndasenga sinzi impamvu ndusha gusenga ngewe. Njye nkunda Imana. Ushaka umuntu kumeze ku mutwe, gufa ku mutwe kugera hasi, ukanyekera ikindi kintu ukavuga uti abangaba ni babandi. Gusa njye nkunda Imana, ndasenga. Uwo muntu nta wundi, ni mushiki wanjye, ni sister wanjye. Really appreciate, ndagushimiye cyane. Imana izagufashe kubyo ufite, igukubire kabiri, kandi abizi neza bizacamo, bizaba pe. Icyo kintu cyanyijije kuri. Ikibazo cyanjye cya kane, uvuze gusenga, n'ubundi cyari kiri mu bibazo ngomba kukubaza byanga bikunze. Ni ikibazo cyanjye cya kane. Ikibazo cyanjye cya kane kiragira kiti, isengesho ryawe iri gusenga. Urabona muri ino minsi turi mu bihe bya corona, mu bihe bya covid, aho abantu benshi bagiye batameze neza, ariko wowe umeze neza. Ndibaza ko unashimira n'Imana. Ndashimira Imana cyane cyane, ariko kuba ngihumeka kuko abazima pe, kuba ngihumeka kuko abazima ndashimira Rurema. Isaha tuvugana hari abatabashije kubaho, twe turaryama tukabyuka tukarya tugakora iki, ugasanga handi ku muhanda bari kunyagirwa n'imvura, abana bakiri bato, kabona umugore afite nk'abana bagera nko muri 5 cyangwa se 6, umwe ari hariya muri kaburimbo, undi ari hariya, undi ari hariya, wabacoshe nta kundi nyine, Imana ipfe kubareba. Hanyuma iyo usenga, isengesho ryawe risabira abantu bameze gute? Ryibanda kuki muri rusange? Hari abantu barwariye mu bitaro, hari abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'umwihariko nk'uko twari turi kuvuga muri covid-19 hano yaranabyongereye, ariko hari ikintu ufatira umwanya ukavuga ati aba bantu uko biri kose nanjye hari ikintu nagezeho, ariko nanjye reka mbasabire babashe kugira aho bava, babashe kugera naho bagera. Abo bantu ni bande? No kuri The Front 24 TV baraza kuba bari kubareba. Isengesho ryawe muri rusange ryibanda ku bahe bantu? Isengesho ryanjye ryibanda ku bantu benshi cyane, si mu Rwanda gusa, si muri Africa, si muri East Africa gusa, no hanze. Nimo kumva ngo abazungu n'abakire ngo bafite amafaranga, naho uragenda ugasanga umuzungu ari kuri karimba arimo arasaba senkani gucyo, kandi uzi ko bafite amafaranga. Isengesho ryanjye ryibanda cyane cyane ku ma hospital, orphans, yo muze orphans cyangwa se street children, sibyo, ma orphans, imfubyi, ego niyo orphans, street children, abana bo ku mihanda. Kigenda ugasanga umwana aricaye noneho ni ikirema, arimo arasaba igiceri, ukareba gusa ngiye yo nsenze Imana ikintu mfasha bicamo. Ari ahantu nkunda guca nashye, hari akagari umwana bayicayemo ahangaha, n'undi yicanga mu kagari, abana bose n'amaguru bafite, cyane cyane iyo nshuro buri munsi bavuga uti wamaye noneho nta nubwo yafata ikiganza cye ngo akibumbe guke, abameze ukunguku, niba ugishyize mu giciro ngo bagifashe ukunguku, kandi umuntu ashobora kuza agahita agikuramo akagenda, bikambabaza, ariko nyine iyo nyafite navuga uti ntago naja kuri abana nagize icyo mbaha. Imana nta mafaranga afite, ariko mfite n'ayanga, reka mbaremere, nawe uzandebe cyoroshye, nawe uzandemere, urumva kigeranye n'ikigero uzandemere ewana. Bana nibakira, bana none bagera aho bageze, nanjye bazanyibuke. Gufasha nicyo kintu cya mbere.
nimba ari icyo ufite undi adafite kandi ufite ikintu kinini gerageza mukore share sibyo mu sharing buri muntu afite balance kabisa. Mu buzima dukora amakosa menshi, nicyo kibazo cyane cya gatanu. Dukora amakosa menshi, hari ikosa wakoze mu buzima sibyo, wenda ribabaza abantu benshi, wenda n'ababyeyi bawe babamo, wenda n'ababyeyi ntibigize bazamo sibyo, ariko iryo kosa uravuga ati uyu muntu rwose naramukosereje niko navuga, kirankoma kabisa umunsi ku munsi. Nabahe bantu usaba imbabazi tunasoza n'ikiganiro cyacu? Disobedient kabisa. Nako uvuze ukwita unyibutse akantu wakoze karambabaza kandi kababaza n'uwo muntu. Ni grandmère wanjye, cyecuru wanjye ubyara mama, namukoreye akantu twarabanaga nkiri umpeti sana. Twabana none yakundaga kunywa amata yakunda koko kurya byageraga ahantu akajya akoresha munsi y'igitanda akayashyiramo. Umunsi mwenza kumucunga turi hanze tugutera site kwa dore byabaye mucunga atari kundama ninjiye mu cyumba kiba nabanje kureba nashyize akadomoro k'amata bangiyeyo bankoze munsi y'igitanda naragotome mfite icyaka cya danje ndagotomera. Kumbe umukecuru iyo yanywaga yagezemo hagati ahantu yagarukizaga yafataga ikaramu agahita ashisha akarongo. Nabizi nagenda gutomera kandi njye umuntu yari gukeka none yari gukeka nagenda gutomera ewana ndihanagura ku munwa nywa amazi mbatsuye mu kiganiro terastori abaravuze ngako pasi mukuze ufite ngo murare ngo n'amahoro timukecuru n'amahoro nacyo ibintu ni mabi toke tisawa. Noneho ninjoro nibwo twagiye kuryama turi muri salo turi gukina ibintu bya amakarita yo kumura mu cyumuntu ngo vaye hano ngo pasi nguriye ngo vaye hano tindavuze ngo ngwino hano uti amagana ndi bose bari muri salo bazahanga basazanya bakuru babara umuntu wanjye bakuru banjye bashicyo banyande bose baza mu cyumba cy'umukecuru wagira ngo bari bafukubise isasu mu cyumba ngo pasi ngo newe umuntu nakeka na undi nakeka no tuvuye mu kare uza mu nzu zo gukora miki tunyange kwinywera amazi ngo ho yaburetse kumubeshya ikintu yakoze agiye mu kabati afata Bibiliya yiwe bose bareba avuga uti fatiye Bibiliya tebe ni mu ndakeka utifatiye Bibiliya ndayifata tuyizamure gutya ndayizamura vuga uti ku izina ry'Imana ndarahira imbere y'Imana nimba nanyweye kuraya mata ngo nawe urumva igikurikiraho nyine uko yandahishije nahise bose baranajyama Bibiliya ahita avuga uti ngarahira abandeba ndavuga uti ku izina ry'Imana Imana indeba nyisabye imbabazi imbere yayo aya mata nayanyweye pe aya mata nayanyweye avuga uti sureba urushyi papa ndihangana nyine ariko siko nayo kujya kurahira kuko nabiriya nkabeshya ntabwo byari kubaho oya nanjye nubaha Imana rega isimika mtu wallahi. Abakunzi ba Defrem 24 TV nizere ko rero mwaryohewe n'ikiganiro. Nimba kunzi ibiganiro byacu rwose ukakireba ukakirangiza ntukagenda kuri subscribe, like, share and comment. Mbibutsa televiziyo ni Defrem 24 TV ukibagezaho ni Victor nkuko mubimenyereye. Nandi kumwe n'umwe mu ba modo barimo batwika bimanukira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nizere ko rero mwaryohewe. Turabashimiye rero umwanya mwakomeje kuduhereza n'uburyo mukomeza kutuba hafi umunsi ku munsi, mutwereka ko mudushyigikiye. Aho uri umeze neza komeza umere neza, ariko wibuke n'ababaye ko ameze nabi, ugiye ikintu bagenera nimba hari ikimana gushoboje kugeraho. Nta kindi rero Jay naho butaha baragurya nuko nyine.